Kwa Rutabura. Yego mwana wa mama. Umeze neza? Meze neza ariko nishimye kuko mushiti wanjye agiye kurongora. Agutanze kurongora. Nanze kurongora. Ahubwo umwana ni uza mu gikoma bwa mbere nambe. Rese uyu munsi waramutse uti. Ubu ndi muri lokale mama Gomez arimo koza inkweto neza. Niko tegiwe n'umwe kugira nzagiye mu kwegwa Rujugira mushiti wanjye Rujugira. Rujugira arongoye ariko ngo niwe wamugira inama yo kurongora. Bijyacumuka mu Kinyarwanda ngo umukecuru yishe nabura buzuko. Gute ubwo? Naze nawe agiye mu rwego rwacu. Ega indege nigira umunyenga wose agiye mu ndege akagwa mu ndege nta mwana afite. Indege nta munyenga ugira? Reka reka. Wagiye mu ndege ukumva nyine birabishye ni nk'imyumbati. Simbizi uzagenda urebe. Twari tugukumbuye. Mumbere siporo imo gushwanyaguza abazungu nyabo gucenga hano hose. Ngo 11 ni iki? Simbizi. 11 n'abazungu. Uwabikubwiye uzabimubaza. Tunga abazungu twige turarabo. Turabanyarwanda. Wasiri afite indirimbo yitwa ngo 11 n'abazungu. Nyine wandi bavuga ngo kumugabo wese ko kwakurugera gutebya n'ibyo kwakune yashimye umuvane. Ariko uriko agapira karimo karagenda mu ikipe yawe. Yavuga ngo ikipe yacu imeze neza ahubwo kamwe b'abanyamakuru mwe muduteze umwigane ahubwo twege mu tureke dushwanyaguze ibyiza biri imbere kandi bacumuga mu Kinyarwanda ngo ikinungu gitinya imvura. Mpamvu mushiti wanjye Rujugira umubwiye ngo azabyere kobwa nahungu. Ariko abana be bazakomeza bavuke bafana APR. Simbizi umwana se kari witiramo ngiye najya kumuhitiramo. Wenda wowe uri kumva abana be babiki. Ikipe bazakunda simbizi umwana wa mama. Bazifanire APR cyareyo. Ibyo ntabwo bindeba aho inkonga yo naye mutwe na mutwe mama Gomez yamutwereye. Amutwereye. Mama Gomez yamutwereye. Ariko ngiye ikintu nshaka kuba nakubaza. Wenda nk'ibona rwa Rutabura abahanganye na Rujugira mu kibuga ariko nyuma y'ikibuga bakaba ari inshuti. Ibyo ngibyo bifata ute? Football ntago ari intambara akabi karimenya. Ntambwe gira umushumba. Iby'akabise akabi nagaki. Nuvuga ngo twebwe football ntago ari intambara. Dufite umutekano mu gihugu dufite ibigiza byose. Iyo batubonye abatwishinga nimo babigenderamo nyine. Niyo twishinga ndi kumwe na Rujugiro ukatwishinga nayo uzabigenderamo. Ahubwo ngo ikipe ntago izongera kukwiba ngo warayibonye. Nayibonye ariko nta kibazo. Ntago bazongera kukubeshya. Nabyibushye ako nziyogoshesheje nagiye mu kurwa Rujugira. Nimo ngiye kwiyogoshesha neza. Ijambo rimwe ku mugabo w'ibitekerezo. Ku mugabo w'ibitekerezo. Ndishimye cyane kwa mushiti wanjye Juye tujyana mu ndege. Akaba kit manager w'Amavubi. Ndamushimiye cyane azabye kobwa nahungu. None se umugabo w'ibitekerezo ndi kuvuga ni Kamananga. Yafude. Yafude gute? Ari mu bitaro. Ari mu bitaro. Nzajya kumusurisha. Mvuye kwa Rujugira. Yabaye iki se Kamananga? Nabonye bamukubise serum. Ntagari we. Ntabyo wamenye se? Ntabyo namenye. Ubwo mwashishuye rero ugende uzo kubaza burebe. Kamananga ari mu bitaro ararembye. Ararembye byatara ubwo mukangiye mama Gomez agiye guteka igitoki n'ubunyobwa n'indagara. Kuko inyama zirahenda kandi zaziri zimeze nk'izo bamereyemo. Indagara ni nziza n'ubunyobwa. Indagara ni nziza n'ubunyobwa. None se ikintu kimwe nakwibariza turimo dukomeza ikiganiro cyacu. Mu bukwe bwa Rujugiro uzagenda wambaye iki? Uzagenda wambaye jezi y'amajipo yawe ya ntara wari wambaye ugiye ikibungo. Nzamuha inkoni y'urukundo. Yanditseho reyo. Simbizi. Nimba waramutse nkaramuka ibimbaza. Ejo se mu batebo byagenze bite ko ameze ku batebo? Handi fari. Nabashwanya gusa. Ariko ibyo kurya birahenda. Abantu bavuka mu mutara baragowe ntacyo kurya bagera. Bamaye imyumbati n'ibijumba birananira. Cyoko cha nabuze n'amazi yo kunywa. Nta n'amazi bagira. Aho nka president w'igihugu cyacu dukunda cyane aho mu mutara nta mazi ntaki nabyo kurya bihaga. Kandi ari ikibungo. Mateus. Ariko rwa Rutabura inkoko ariko nayigaruye. Inkoko wayigaruye. Ase wagiye uzi ko irakubera indege drone ukagenderaho. Sio naje hose. Reka reka. Nuko sakene z'ijoro. Sakene z'ijoro. Oya, uransobanurira
mbwira buryo ki wagendeye ku nkoko. ntabwo nayigendewe ngiye ntabwo nerekera ntabwo nerekera nanjye numva babivuga Jarwa Rutabura we yuva Papa Gomez cya Papa Gikundiro Papa Eric cya Papa Eric papa tuzajyana i Nyanza ubu ndimo ndabwira abantu b'i Nyanza bose umwana wanjye bita Gikundiro azakomezwa kuri 20 zonyine se wapi azakomezwa kuri 23 n'eshatu akoze kunyuza ya gusaza sugusabura gusaza sugusahurwa cyambabare cyane ugusahurwa umutripa aje kuncuruza n'amagambo yiwe oya ariko shabwo uri kumana gucuruzana ntabwo naguze mituweli aha gira icyo ubwira abaturage batuye akarere ka Rulindo muri rusange. Oya muri rusange burya umugabo utagira mituweli banacyo bamaze ba mituweli irakurengera umwana ukajya gutahana hose we nanjye nkanjye rwa Rutabura kurumba najyaga ngenda kuri moto magaze nkagira gute niyo mpamvu nangura mituweli kugira ngo hakiri kare nagikora n'impanuka nagikute nazi ko akunda hakari wasanga we nawe ufitemo kuyimbaza kandi ari nge ministeri uzandika gute se urayifite none unsatse wayibura se umuntu w'umugabo hari umugabo utayigira nta gusaka nta mwana ugira twagwa mituweli n'umwana ugira abana bose kari abanjye ndi nka Yesu mureke abana bato bansange keka mama wigishe Mama Gomez niwe wakuguriye mituweli ariko uri papa mbyirire uri papa mbyirire kuguti wimbaza byinshi wariko buretse gato mbwira nge ndi papa mbyirire gute wazajya ureka ibintu byo kuncyurira bya bigori wamaye bakabinyibira mu nzira ibigori ariko ngo wageze mu nzira bitanga ngo nta muntu utaha ibigori naje ndasoma mu gusoma ngeze mu nzira binaniye nkanye nyine meza abavandimwe ariko Mama Gomez yabonye waravuze ngo kagereza abakurambere ndabavuze mwa waravuze ngo abakuru abavandimwe Ina mbaye bavandimwe bandusha imyaka babasaza babasaza ariko bibanyita rwa Rutabura Nyamirembe ariko hari ikintu ngiye wenda kimwe nshaka kuba nakubaza urumva nk'iyo wenda wari utuye igiyo ngiyo za Kigali urumva ukagera inaha ukasanga abantu nyine societe nshyashya wayadawusemo gute ko nabonye nta n'imodoka ijya gusiga ubundi bacunga mu Kinyarwanda ngo nta muntu umurwa ntago ari uwacu umurwa tuwukoreramo ugataha nyuma y'umujyi niyo mpamvu kandi bavuga ngo iyo wabyaye umunyabushake abana birayi ese mu mujyi hari etaje mfite ngo nzajya kuba mu etaje rwa Rutabura ntakubeshye nibwo bwa mbere twaganira utasinze muri se ngenda sinda ubusinda n'ubukene ese ngenda urangiye mvumba mu tubari sinkugwagwa ngo sikoro ndo kugure ntiwaronywa ndagakubita umutwe mu kiganje ura na Vinoda ndayikunda cyane ba Vinoda n'ugwagwa gwiza uva mu bitoke nawo